ubundi najya kumusura akicara ari umuhanya nyine akicara ariko umugabo wanjye nawe arakabyara ndebera nukuri uzi ko azanye izindi nyama de ejo twabaza igishuhe ejo bundi dendo n'inyama z'inkoko none azanye izindi kandi dufite n'izindi zikaranze kandi koko niko byabaga bimeze ariko umutindi narebe ko mama Charlene no kuri Noheli ngewe ntabona inusu y'inyama nibura ngo ananjaburire rata ananjaburire n'akanusu cyangwa mpebyiri nanjye nishyirire mu mbavu numve ko nariye bankorera ubugome nicyo cyanteye kujya kuba umuyaya nicyo cyanteye kujya gukodesha inzu ndi uruhinja njya kwikodeshereza inzu kubera kugira abatindi b'abagome ngo nabo muri famiye ngo nabo mu muryango ariko nkunda Yesu nizitagira imirizo izikomera isazi amen. turabasubije kandi turabakiriye bakunzi ba mama Charlene official. Reka imbere za kamera hari mama Charlene hagati, hari Coco ku ruhande rwe, hari na Charlene. Ndabona mama Charlene asa nkaho afite ikintu ashaka kumbwira. Umwuka ari kumbwira ko hari ikintu ashaka kumbwira. aya ntacyo Ntacyo ndavangiwe. Kuri kamera ndavangiwe. uravangiwe uramutobo. Hari iyi filime nayo irahari. Ari ngiye kuvuga ngo muzankinishe kandi role yanjye bambwiye ntabwire murize. Tuzayishyiramo ariko. Okay. Hanyuma abakunzi ba mama Charlene official hano muherereye hose turabashimira, turabifuriza ibyiza n'umukubwe neza. Mu Kinyarwanda bajyaga bavuga ngo murambe musugire musagambe mutere imbere muri 2022. Kinyarwanda ko rundebye bityo ntabwo rukizi. Murambe musugire musagambe mutere imbere. Hanyuma reka twinjire mu kiganiro tugiye kuvuga n'ubundi ni gutegura mu kuvuga kuri filime zisanzwe ziriho ariko mu nkundira akakanya mu nkundire hari filime iherutse gusohoka ku wa mbere nabonye yitwa Imperuka. Iriya filime Imperuka narayirebye aho ndi bikoba birankuka mpita ndeba ndavuga ariko se nkaburiya nkabamukase babanyina bamukase n'abana babaho byagenze n'abarera abana bakuru babo bapfuye ibi bintu kandi barumuna babo abakunzi ba mama Charlene official ibintu biriho ni ibintu biriho. Umwana warezwe na mukase simvuze ko ari mukase bose ariko hafi 90% abenshi Ega sinabo umukase gusa n'abana ba mukuru wawe wapfuye abana ba murumuna wawe abamusanga umwana utabyaye. None se mu nkundira akakanya mbere yuko ninjira kugira ngo mbabaze ibibazo mu mbabarire mu mbwire mu nkinire gatoya nongere ndebe live. Kupamubwire ririya shyano ngo ni Coco. Uriya mwana uriya se si umubereye nyina wawe nawe si umubereye suri mama wiwe wa kabiri. Mama we ikigoryi ndimo kugira ngo nkwigishe ubwenge uri kumva buriya sinigeze nsezerana na se kandi nitureba nabi iriya mitungo azayidukokora dusigaye tumeze gutya none rero uzakamfashe uri kumva uzakamfashe tukajuragize reka nkubwire ku buryo kazava mu rugo kagatekera kakagenda njya mbona mwiga museka ukagira ngo abanye bamuseka uhereye none ujye umenya ko abikira biranye buri kumwe nayo urashobora kuzatwirukana umuntu nkawe ukijijwe umunyamasengesho muri korari nayo magambo koko buri muravuga kandi cyo inanga kushyanuka none se gukizwa bivuze kuba ikigoryi no kubura ubwenge ubwo se adutwaye amasambu agatwara ari amazu yose tukajya kwangara akatwangaza twazabaho gute ese nari byo twaruhiye babitwaye hari ikibazo ko byicayemo nawe uzicuza kumufasha tukaganda gufasha rero cece rero mbase kare kose niko se nyiramukonda abona wasirimutse amenye umujyi ibyo se ni ibiki wasize ku munwa ibi ni ibikima njye uriya mirimo yajyanye mu niyo y'inkoko we nabonaga ejo kamamuza ngoma ngo bansutseho icyayi
ariko se mama inde ko data yagusize ukandara n'umwana mutoya ukamuza utangiye guhindurwa n'iki koko n'ukuntu wasengaga isano rikurira nde nyakwiyemewe ko ari mu gituro aha ni mu gituro uri iryo jambo mama ushaka kujya ureba aho uzajya kureba aho bamushyinguye ngo ndasenga gusenga se nibyo byatuma ashyigikira injiji nkawe usigaye ugenda utambwiye ubu ushobora no mama usiko yigize umugore mu rugo ubundi se ugurikurizwa n'iki papa ngo so ababazizanga bamenye ko nasigaye mu gahinda bwira umuzimu wa so aza gutabara uwanyotse wandeze ari kumutira ariko ntacyo ngiye guhinduka papa arimo aramena umva mukobwa wa nkunguzi we sohoka nyenye amazi tukaburageze n'ay'ibiziba kabura arimo pfo na ruguru n'umunyu, ngo mama bose kare kari guhamagara umuzimu wa se n'uwa nyina ariko nanjye nararushye nzarerera abazima nderere n'abazimu yenda rero tujye ukomeza ufashe hari igende ibintu biriho nka bikinwa bikatuma bishobora kuntera amarangamutima nkarira ariko ndabona wanarize uvoma hafi hari igihe habaho ibintu bishobora gutuma udako ibikorwa biriho niyo mpamvu izi filime zigisha umuntu udashobora kwigira muri no filime cyangwa se mu filime yose abonye byaba bigoye kuko filime no kwigisha reka mbwire abana barerwa na ba mukase cyangwa badafite ko babarera babayeho mu buzima nk'ubu mbonye babwira ngo bihangane kandi bakomere kuko ntabwo byoroshye ibi ni ibintu biriho ni ibintu bifatika bibaho cyane twagiye tunabibona ni ibintu bibaho abantu babikorewe babikozwe ni ikintu gikomeye amashanyarazi ibintu bikomeza gutuma nibaza ni iyihe mpamvu cyane igutera gukomeza kugusunika kubasha gukina ivugabutumwa ririmo abantu bagize imitima ibabaye reka rero nkubwire njyewe nigeze mbaha ubuhamya bw'ibyo nanyuzemo ntabwo wenda nakorewe nk'ibi ariko nanjye hari udukeya nakorewe nabonye hari ahantu nigeze mba muri famiye bankorera ibintu ntashaka wenda kuvugira kuri kamera ngo ntabakomeretsa ariko njya mbwira abantu ngo nimwifuza ko tuvuga ibyiza mujye mudukorera neza utanga ubuhamya bw'ibyo wanyuzemo utavuze amazina y'abantu bakiyumva bakenda kukurya ngo buri guharabika umuryango ariko uhereye nonaha abari inyuma yanjye n'abandi bose uhura nabo abagukorera nabo muhura ujye ubafata neza kuko ibyo umuntu abibye nibyo azasarura si ushaka kujya kuri kamera ngo mvuge ko bangiriye neza barangiriye nabi bamfashe nabi bakajya babyuka mu gicuku bakantuka bakambaza ibintu ntazi bankorera ubugome nicyo cyanteye kujya kuba umuyaya nicyo cyanteye kujya gukodesha inzu ndi uruhinja njya kwikodeshereza inzu kubera kugira abatindi b'abagome ngo nabo muri famiye ngo nabo mu muryango kuko njyewe nari kuba umwana nkarerwa nk'abandi ubwo rero aho hantu nanyuze njye nabonye ibintu bitarenze ntabwo birenze ariko aho nakoze akazi ko mu rugo hari igihe wasangaga barera umwana w'ahandi aho utura mu gipangu ukabona barabikorera umuntu cyangwa se umwana uza kukuganiriza akubwira agahinda ke nk'umukozi w'Imana ibi bintu mfite ahantu henshi nabibonye mu bagore ugasanga umugore hari ibintu ntumva ugasanga umugore afite umwana arera agiye kugura imyenda n'inkweto aguriye b'abana biwe wa mwana arera ntamuguriye ugasanga abana be abajyanye mu ishuri rihenze ntabuze ubushobozi wa mwana rero akajya kumujugunya aho abonye ariko nkunda Yesu n'izitagira imirizo izikomera isazi
ikintu nitegereje ni uko abana badafite epfo na ruguru Imana ibibaruzaho kuko urebye ukuntu nireze n'izitagira umurizo n'izitagira imirizo Imana izikomera isazi abana bireze abana birera badafite epfo na ruguru nasanze Imana ibibaruzaho reka nkubwire Imana itibaruza kuri abo bana ntabwo nari kuvamo umugore w'igihangange w'intwari ngo nitwe mama Charlene official ariko kuko yanyibarujeho Imana nubwo ba anti na ba anko na ba data na ba mama basaza banjye n'abandi batanyitayeho muri icyo gihe yaraje nyitaho mera nk'umukobwa urererwa kwa se no kwa nyina mpagurukana uburere n'ikinyabupfura niyo mpamvu navuyemo umuntu umeze nk'anjye amashanyarazi yego iyo ubonye uburyo Imana yakwibarujeho udafite uwakubaruza udafite uwakwitaho udafite uwakubwira ngo mwana wanjye cira ukareba aho ugeze kubera ineza y'Imana ibi bintu bigusunikira iki gukomeza kubana n'uyu mwana ibi bintu ahantu hasunikira cya mbere bisunikira kutazahemukira uyu mwami naho cyaba ikintu gisa gute nta kintu cyatuma muhemukira icyo ni icya mbere ahandi bisunikira ngirira santima abantu bababaye buriya ushobora kubaza abantu tubana ikintu bita kurobanura ku butoni n'ikintu bita kwigagaza nkigira umudanje w'umuhatari icyo nicyo kintu ushyira hasi kuvuga ngo hari ukuntu abakire bubaka amazu bakubaka amazu inzu y'umukozi dushe y'umukozi tuwarete y'umukozi ku buryo usagura ibyumba 4 mu nzu yawe ntazarire ku meza cyakora Imana ijye bababarira kandi imvura yanyagiye bari abana bakabifubye ishobora kunyagira abawe nabo bakaba ifubye umuntu afite inzu ifite ibyumba 8 asaguye ibyumba 4 ariko afasha umwana w'umukobwa afasha umwana w'umusore wavukiye mu buzima buryana ngo dore inzu yo kagira ngo nakabwa yahaye inzu yako n'isahane yako noneho hari n'abakozi badakandagira muri salo yajya gusohokana agasohokana abana be ariko bugenge nabwiye abantu ngo ubuzima mbona ari ubwisungane mituweli mu kwivuza n'ubwisungane ejo umfasha nanjye ejo nzagufasha kuko bucya bwitwa ejo rero ikintu bita guha agaciro ikiremwa muntu igitsure ashobora kugira ku mwana w'ahandi ni nacyo nagira ko nabyaye si ishobora ikintu bita ikandamiza no gufata umuntu ngo mugire uruntu rw'urubumbano ruri hariya kuko nta sano iri hagati yanjye nawe ngira imbabazi nkagira n'impuhwe ku buryo no mu muhanda naho ngiye ku kigo cy'amashuri niyo ntambutse umwana ubabaye arankurura nubwo ntabona ibyo mbafashamo ariko arankurura n'igihe najyaga ngera muri garamarira kaza nkabona akana kameze gutya kwikunje nkahita mbona rayivani wanjye napfuye nkahita mbona umuhungu uri mu kigero nk'icya fisi nkabona arimo gusyaga inyuma nkahita mbona iyo ni fisi wanjye napfuye mu kuri nimba hari abantu bazashya bakagenda bashya gake gake ntibahire rimwe ni abantu bafata nabi ikintu bita abana cyangwa abo barera n'abakobwa b'inkumi ugasanga umuntu abujije abakobwa be kugira icyo bakora abujije abana be kugira icyo bakora umwana rera agakoropa akoza ibyombo agasasa agafura agatera ipasi ukibwira ngo ese yamuzanye kumurera cyangwa ni umupagasi kandi bira ni icyaha gikomeye naho waba usengute ufite uriya mutima ntabwo ukundana n'Imana kuko iyo ufashije umuntu akavuga ngo Imana yampaye umuntu hari umugisha ukuzaho iyo ugiriye neza umuntu akavuga ngo runaka yangiriye neza hari umugisha ukuzaho kandi ukubona umugisha ni nakubona umuvumo niyo mpamvu umuntu wese mukubitanye hera ku mukarani waje wikoreye ibirayi byawe ni ukuri nagera no mu rugo ukabona mu rugo hari agashyushyu ujye ukamuha kandi nubona turuwasa mwavuganye ukabona ko usaguye agahumbi ujye ukamupfumbatisha ukurikizeho babapagasi bamwe bicira isazi mu maso baba bari muri karitsiye yaho utaha mu gipangu ntukinjire n'amahoni wigira umudanje kuko hari akaga ushobora no guhura nako bakaba aribo bagutabara ugirire neza abantu bose
utarobanuye udashyizemo inyungu. Nubona umubyeyi aje iwawe mu gipangu aje kuzunguza inyanya afite akana mu mugongo, genda umusukire ku gashyushyu abana bawe sha, ako gashyushyu akanywe umuha akarindazi, uwo mubyeyi umuhe ku mushyushyo. Ibyo nibyo bituma abantu bashobora kubaho neza. Rero ibi bintu nkina ndabizi kandi mbizi mu barokore. Ngenzi umugore twaturanye, abana banjye babwirirwa bakaburara, akajugunya n'imbuto. Tinya umuntu ufata ikinyomoro cy'Ikigali akakimena mu mufuka, akamena ibiryo ndeba, akamena ibiryo ndora, azi ko mbwirirwa nkaburara. Nzi n'undi kandi ubu nta mupagani urimo, bose ni abarokore. Nzi umurokore twabanye igihe kimwe, umugabo we yaragendaga akarundumura ibintu, akazana ibyumbati n'ibijumba, ibinyanya n'ibitoryi n'ibishu, maze nkajya kumugurira ikimene ndashaka ikimene, akamutumene nka 4 tw'ijana. Kamubwira wambabariye koko kanyongereraho izindi, akazinyima bwacya akazibona yabimennye he mu mufuka. Ubundi najya kumusura akicara, ari umuhanya nyine akicara. Ariko umugabo wanjye nawe arakabya, ndebera n'ukuri, uzi ko azanye izindi nyama de, ejo twabaza igishuhe, ejo bundi dendo, ibi mvuga n'ukuri, n'inyama z'inkoko, none azanye izindi kandi dufite n'izindi zikaranze, kandi koko niko byabaga bimeze. Ariko umutindi narebe ko mama Charlene no kuri Noheli ngewe ntabona inusu y'inyama, nibura ngo ananjaburire rata, ananjaburire n'akanusu cyangwa mpebyiri nanjye nishyirire mu mbavu numve ko nariye. Icyo akora ndashimira yamukubise hasi akajya kwiga. Buryo utashonje ntugaburira abantu. Ubu ngubu Imana yamwigishije ishuri ry'inzara. Gusa ikintu ushimira Imana ni uko ubu nawe yagiye kwiga gusonza kugira ngo ajye yibuka abagize gute abashonje. Rero ibintu nanyuzemo byansigiye ibintu bibiri: nubaha ikiremwa muntu. Umuntu wa mbere nubaha ni umuntu wawe uciriritse, kandi iyo ndi mu rugo cyangwa ndi kumwe n'abantu ntago mbashaka kuba ngo mabujanga umuntu uri hara ngo umusitari wa danje. Hoya mba numva bimbangamiye, yaba ari umukarani uwamfashije ikintu runaka, mba numva namwiyegereza kugira ngo atambonamo ubu mabuja no kuba ndi umuntu uri hariye. Rero byasigiye n'irindi somo ryo kubaha Imana cyane bitewe naho yankuye. Charlene, iyo ubonye iyi shusho n'uyu mukino w'ibibaho mu bana badafite ababarira bakubatotejwe gutya, ni iki kintu kigukora ku mutima? Ubundi ni ibintu biba bibabaje cyane, kuba hari nk'ukuntu hari nk'ukuntu mba ndwaye, nkarwara wenda nkigira nyine nkateta nk'umurwayi, nkahamagara mama akabaraje, nahamagara nkwanjye akanyitaba, barumuna banjye bari hariya, nakeneye amazi muri dushe akaba arahari, nkenera ibiryo, buri cyo kurya cyose gihari ndi bubashe kukibona, ndi bubashe kujya kwa muganga isaha iyo ari yo yose, najya mu bitaro ibyo ari byo byose bikize bihenze. Noneho nsubiza amaso inyuma nkatekereza, se wa mwana wundi we uri burwara akibwira pole, ntabwo afite ngo mama, ntari buhamagare musaza we, ntari buhamagare marume cyangwa ngo nyirasenge, nkibaza suriya we ameze gute ku mutima we, bimumereye gute. Rero njye bintera kwicisha bugufi, nkamenya yuko uyu munsi mbayeho neza, uyu munsi ndishimye, uyu munsi mfite buri kimwe cyose nkeneye mu buzima, ariko ejo n'ejo bundi ubuzima bwahinduka byose nkabibura nkaba ntakibifite. Rero nahura na wa muntu bikamfasha kumwubaha, nkamwubahira uko ameze. Burya reka nkubwire, ntago wasuzugura umukarani cyangwa se wa muntu uri bugufashe wateruye imizigo yawe, cyangwa se uri uza agaterura ibishingwe ngo ni uko umurusha amafaranga umurusha ubushobozi. Ubundi ku isi bivuze ngo urangenderaho nanjye nkugendereho, ubayeho kuko mari nanjye mbayeho kuko uhari. None se uramusuzugura kubera iki ibyo bishinga utagiye ngo ubyiterurire? Uramusuzugura gute kandi ya mizigo wahashya akabigutwarira? Bivuze ngo ntabwo ushoboye kubyitwarira, ariko ushoboye ushoboye kubiha ariko ntushoboye kubitwara. Rero njyewe nanjye mu buzima bwanjye ngira impuhwe, njya mbabara cyane ku ishuri aho nigaga before ntaraza kwiga i Kigali. Abanyeshuri benshi rwose nababonaga bababaye, no sinzi impamvu nyine abantu benshi bakunda kumbera open, kaza kambera open tukaganira,
nawe mfite icyo nkora. Hari n'igihe rero mama namwakaga amafaranga menshi cyane ndi ku ishuri, nshaka nkamwaka amafaranga menshi, ejo nkamwaka amafaranga, ejo nkamwaka andi yankwangiye gutyo, kandi amafaranga nagiye kuyakoresha kugira ngo nyakusanye nze kugira ikintu nakoramo gifatika mfashe mugenzi wanjye. Nimba uwo mwana w'umukobwa yabuze ishati, nta myenda afite yo kwambara, afite utundi dukoresha abakobwa nyine bakeneye, aradukeneye, ntatubonye ko mfite ubushobozi abasha kumufata, kumufasha. Rero niba ubashije kubona ko hari icyo urushije mugenzi wawe, umufashe, kuko uyu munsi nawe ejo ashobora kuba arimo aragufasha. Kuko uzarebe burya abantu benshi bagiye bakomeye muri iki gihugu bafite amatitire akomeye, hari ahantu hakomeye bavuye utanatekerezaga ko bashobora kuzamuka. Wenda nk'urugero nka Mary, ubwo bamusuzuguye muri icyo gihe, uyu munsi iyo bamubonye bagira isoni, wenda bamwe banaca mu gikari, ntibabe bahura nawe kuhavuga ati uriya muntu naramuhemukiye, ariko reba ukuntu uyu munsi yabaye. Koko twerekeza ku musozo, nk'umuntu wabaye mu buzima bugoye boroheje bukomeye, iyo ubonye ibi bintu bica mu nyigisho ariko mu buryo bw'ikina, mwicarika ariko byita cyangwa filime, bikora iki ku mutima wawe cyangwa bikwigisha iki? Rero buriya umuntu wese wababaye, aho ava akagera, umuntu wese anyuze mu buzima bubi, umuntu wese dushobora kuba twakina filime, hari uyireba agahita yibuka ibihe yanyuzemo. N'umurere n'impamvu tuba tuvuga wenda tugiye gukina ziriya filime, akenshi iyo ubashije kuyikina uyakitinga, ari igihe wakitinga ukavuga uti iki kintu cyambayeho. Noneho iyo unagerageje kureba nyine wa muntu uri muri ubwo buryo, gusa ntabwo ushobora kuvuga ati njye meze neza bimeze gute, urababara ariko wababajwe n'iki, uhita ureba ubuzima n'ubwo tuvuga ati nanjye cyagihe ni uku nguku nari meze. Icyo gihe nyine bigutera guhangayika, waba ufite nyine kumufasha, ubifitiye ubushobozi ukamufasha, ariko ku mutima wawe agahinda igihe kakwica. Gusa nyine ukuntu ikiremwa muntu giteye, niba wenda mubonye ku muhanda ntacyo mfite ndi bukore, ndamureba mbabare ningera hirya mbyibagirwe. Niko ikiremwa muntu giteye, ariko ntabwo byakuraho yuko wenda nimba mama Charlene yarabayeho nabi, nibi natangamo ubuhamya, ntabwo ajya yemera ngo avuge ngo yavukiye ahantu neza cyangwa iki. Buriya impamvu Imana itunyuza mu ishuri ibigira ngo tuzajye tubasha kubona uko tuzatanga ubuhamya bw'aho twavuye n'aho tumajije kugera. Rero umuntu wese, hari umuririmbyi niwe wavuze ngo niba ufite isezerano ry'Imana, n'ubundi uko byagenda kose rizasohora. Ntabwo uzi aho rizanyura, ntuzi igihe rizazira, ariko rizasohora. Ukomere ushikame, urababaye ariko ejo n'ejo bundi wizere gutabarwa. Rero abantu babaye mujye mugira umutima wihanganye. Ndabyumva akanya urabaye, ntabwo naza ubabaye wenda ushonje nkubwire ngo ihangane, Imana izabikora. Icyo gihe ndagera nta kintu ngo usigare witotomba, ariko ari igihe Imana ibyo byose akenshi tubicamo ari ishuri ry'ubuzima turimo. Twerekeza ku musozo mama Charlene, ongera wibutse abantu filime ziriho, amasaha zikiraho n'iminsi ziciraho, hanyuma dusezeranye. Yego twari dufite filime yitwa Ubuhenebere Karundura, itambuka ku wa gatandatu saa 2, ariko muri uyu mwaka twifuje, kuko ibitekerezo ni byinshi biri mu mitwe yacu ibyo dukwiye kwandika, kandi ivugabutumwa n'irigari ryo muri filime. Nabonye ko gugumishaho filime imwe bidahagije, mu mwanya wo kugira ngo dusohore ibiturimo, twatse impano zacu kandi bigirira abantu umumaro. Dufite indi filime nshyashya isohoka ku wa gatatu, izajya yitwa Ikigugu, bazajya bayikurikirana ku wa gatatu saa 2. Hari n'indi filime yitwa Imperuka, izajya itambuka ku wa mbere saa 2. Ubwo rero ku bakunzi ba filime zacu mujye mukomezana. Hari uwigeze dukorana ikiganiro avuga ngo ituro kuri mama Charlene official ni ugukora subscribe ndetse no gukora share, bajye bakomeza babihe abandi kugira ngo abantu bumve ubutumwa bwiza kandi bubahindure. Imana ibahe umugisha. Ibitekerezo byabo ni ingenzi kuri tutarasoza, ikindi kintu nge nakongeraho cya nyuma, ubuzima bwiza ndetse n'ubuzima bubi, ubuzima burimo umunezero n'ubuzima burimo umubabaro wabugereranye nk'inyanja umuntu agomba kogamo.
uri hano mu nyanja hagati ariko ukeneye koga kugira ngo uze kugera ahumutse. Rero aho harimo imihengeri, harimo ibintu byinshi kandi ugomba gukora uko ushoboye kose kugira ngo woge ugere ahumutse. Mu nyanja hahuriramo n'abantu benshi ariko bamwe bazaba bakwitayeho, abandi ntibazaba bakwitayeho, n'abandi nabo bazaba bafite imitwaro myinshi nabo barimo bararwana no kwambuka. Bivuze ngo rero nubwo waba ubabaye, nubwo waba uri mu bibazo bingana gute, bikomeza guhanga amaso yawe ku bantu. Abantu bashaka kugufasha ko ntabwo bagufasha 100%. Bivuze ngo bazagufasha 10, 90 isigaye niho ugomba kwirwanaho kugira ngo wambuka kugahindura gafite go mabara ufite, ariko nyine umenye kurwana kugira ngo wambuke. Impamvu kizemo ibyishimo ni iki? Ushobora se ibyishimo kubera iki? Uba ugomba nyine ko ugakora cyane ukarinda bya byishimo na ya mahoro na bwa butunzi ufite kugira ngo uzabigeze ku musozo. Ubwo rero aho uri hose, waba uri urubyiruko cyangwa se n'umuntu mukuru, uba ukwiye rero kurinda ibyo ufite kuko ntabwo abantu bose baba bakwitayeho. Reka mbashimire Coco, nshimire Charlene, kandi Charlene nkwifuriza ko gutangira amasomo neza yageze uzatsinde. Nshimire mama Charlene ku bwa vision yerekwa Imana yakunyujije, Imana gukomereze imbaraga ndetse n'amaboko. Mu nkundire bakunzi ba mama Charlene official ndetse n'abakunzi b'ubutumwa bwiza, mama Charlene ngize icyifuzo, nifuza ko wasenga dusoza, usengera aba bana bari aho tutazi, abo tuzi, abari aho tutazi bari kurerwa nabi, abagize ibibazo byakomotse ku mibanire mibi y'ababyeyi babo batagizemo uruhare, badafite uko babaho, babarezwe nabi, abafite uko barezwa ariko bakaba badafite ubwisanzure, bari ku mihanda byatewe no kubura ababyeyi babo. Ikintu iyi filime yankozeho ku mutima cyane, yambabaje. Aba bantu basengere kuko Imana ibagarukeho, ibiyandikisheho. Wabuze ikintu gikomeye, ibibaruzeho mu gihe babuze ubabarura, mu gihe wababyaye hari n'abatagira aho babarurirwa ariko Imana ikabibaruza, ntabwo ijugunyayo. Ibibaruzeho hari uwo nyina yabyaye aramuta, hari uwo se yataye, hari uwo bariye biraho bibereye mu bindi byabo bari kwinezeza, abana bo bari gupfa. Aba bana Imana ibibaruzeho. Dusoze usengera aba bana bari muri ubu buzima. Uri byose kuba gufite mwami, kandi wita ku badafite shinge ndetse na rugero. Uri se wifubye. Icyo nzi nuko uri Imana, uri ijisho ry'abagowe n'abababaye, uri papa wifubye. Ko nukuri uri byose kuba gufite, kandi ukunda abagusengana batagusenga kuko uri umubyeyi urenze twe. Haleluya. Yesu nta muntu n'umwe wemeye ko aza ku isi ngo umujugunye nk'uko ababyeyi bajugunya. Iyo wemeye kurema umuntu akaza ku isi, uko wahamuzanye uyimurindiramo, uranamukurikirana kuko nta kosa ugira. Aka kanya twavuze ibibabaje imitima yacu, twari turi kubwira abantu ngo waratureze, ushobora nabo kutubarera. Hari abantu benshi Imana baruhiye mu miryango barimo, hari abandi babuze uko biyakira, banywa ibiyobyabwenge, hari abandi bari mu mihanda, Imana basaba batabaje, uburiri bwabo bukaba munsi y'amateme. Abo bana barahari Imana, abo bana barahari, babuze ubagirira imbabazi ndetse n'impuhwe, n'imitima yabo ikaba yarazinutswe, abantu bakaba batifuza no kubana n'abantu. Ariko uri Imana, uri umubaji w'imitima, ni nawe wayiringanije, ni wowe uko wabagira. Ndabasengeye abo twamenye n'abo tutaramenya, n'abandi ubona Satani agiye kubuyereza bakagenda. Mana, wite ku bana b'abahungu, wite ku bakobwa, wite ku badafite ababitaho, wite ku badafite shinge na rugero. Haleluya. Erega natwe watwitayeho, amaso yacu arabireba. Witaye kuri Coco igihe se na nyina batari bazi yaba. Wita kuri mama Charlene igihe yaratuye Nyamirambo. Witaye kuri Charlene igihe bamwihakanaga. Haleluya. Mana, hari n'abandi bataza kuri kamera ngo babivuge. Uri Imana yita ku badafite byose. Ndasenze ngo iri sengesho rigere ku bagowe n'abababaye. Mana,
witamurure ku buzima no ku mibereho yabo ubereke ineza yawe nk'iyo watweretse kuko amaso yacu yarebye ibyiza kuri wowe. Turasenze ngo muri uyu mwaka uhindure amateka y'abo bana, bamwe barwaye bakaborera mu ngo, bamwe babaye imfubyi kandi ababyeyi babo bariho. Ndabagutumyeho papa, ugende nk'intwari ndetse nk'umubyeyi, ubereke kugira neza kwawe. Tuzafatanya n'abamashimwe kuko hari abandi ukomeje kubikorera. Cyubahiro n'ikibi cyawe ni mu izina rya Yesu, amen.